Umujene wo mu cyaro yumvishije ryabyimbye ryuzuye agakoroboyi, afata uduhumbi 10 yari afite ku mufuka yari yahembwe yerekeza ku murenge n'umukunzi we aho ngaho mu cyaro inyuma iyo ngo bagiye gutera igikumwe. Ubwo bageragayo akabareba bakabitegereza, babateje igikumwe rwose nta kuzuyaza. Ubwo inkuru yatwikaga ikaba kasamutwe kuri ino mihanda ikangeraho, nanjye nahise nyisasanura ntatinze mu maguru ashyushye mpita nyigeza ku banyarwanda kubera ko ino nkuru ni akasamutwe. Noneho wa musekirite ngo nifata ku mavuta uherutse gutabwa muri yombi, ngo yafungishijwe na The Ben Taigabi aka Gisamagwe, nicyo cyamutaye muri yombi ngo cyaragiye kiramutanga. Ufata ku mavuta yisanga ari mu maboko ataraye, nubwo fata ku mavuta bamupimye bagasanga akoresha ikiyobyabwenge kiri mu rwego rwo hejuru, ndetse n'utundi tuntu bari kugenda baziza abantu muri ino minsi, udutama n'uduki. Ariko fata ku mavuta we ngo baramupimye basanga ngo ubuvungukiro ni bwinshi cyane mu mutwe. Naho yakamwana kiva muri yombi aho yari afungiwe ngo yahise yemererwa ubufasha bukomeye cyane, aho Godfather uriya wigize umwami w'imbuga ngo Kabaka wazo akaba yamwemereye ubufasha bukomeye cyane ndetse no kumuhindurira ubuzima. Avuga yuko igifungo cya Yaka gishobora kuba cyavuyemo amahirwe ye, kuko bamwemereye kumuhindura ubuzima no kuba ndetse no kumenyera buri kimwe cyose ndetse no kumuvuza n'inama nyinshi zigiye zitandukanye. Yaka mwana akaza guterera cyangwa akaba mu ryerye. Ubu ubwo